Bene data aho muherereye hose, banyarwandakazi, banyarwanda, abatwumva bari mu karere k'ibiyaga bigari, bashobora kumva ururimi dukoresha, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari mu bihugu bya Sadaka, abari mu majyaruguru ya Afurika, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada ndetse n'abari muri Australia n'abari ku mugabane wa Aziya, aho muherereye hose mushobora kumva ururimi rwacu, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Tukaba tugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana, kuko iyi YouTube channel ni YouTube nshyashya, ni umuyoboro mushyashya dushaka kujya tunyuzaho ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ikindi cyose Imana izashyira ku mutima wacu kugira ngo dushobore kubaganiriza. Tuzajya tubikora kuri YouTube channel, tuzajya dufata umwanya utari munini cyane utarambiranye wo kumva ijambo ry'Imana, umwanya ugereranije, hanyuma dufate n'ibihe byo gusengera ibyifuzo bitandukanye. Turabizi neza ko Imana iduhamagaye cyangwa se duhagurukije muri ibi bihe kugira ngo dufatanye namwe, dufatanye nawe aho uherereye hose, kugira ngo dusenge Imana, dusengere ibyifuzo bitandukanye, cyangwa se dusengere ibibazo biri imbere yawe ubona wowe ubwawe utashobora wenyine, kubera ko bijya bishoboka ko umuntu akenera abandi bantu bamufasha igihe, cyane cyane iyo umuntu ari mu gihe cyo kunanirwa, mu gihe cy'intege nkeya, mu gihe cy'uburwayi, agakenera ko abandi bamushyira mu jisho bakamuheka, nk'uko babikora bikorwa mu bundi buryo busanzwe no mu buryo bw'umwuka. Abantu barahekana, abantu barafashanya, abantu baterana inkunga kandi bikagenda neza. Nkaba ngira ngo rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyo Kuva ibice 4 umurongo wa 2. Hari umurongo tuhasanga uravuga ngo Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Iyi ni inkuru ya Mose, murayibuka twese, ntabwo nza kwitindaho cyane. Ni inkuru ya Mose igihe Imana yashakaga yuko ajya gukiza ubwoko bwayo amaboko ya Farawo. Ariko icyo nk'uko umutwe w'amagambo uvuga, Imana yashakaga gukiza abantu bayo mu Misiri. Bari bamaze igihe kinini cyane, imyaka myinshi cyane, amagana n'amagana, bari mu buretwa, bari bababaye, bari bahangayitse. Imana ishatse kubakiza byari gushobora gukoresha izindi nzira zindi, kuko n'Imana ifite inzira nyinshi, ariko isanga Mose, iramubaza ngo icyo ufite ni iki mu kuboko kwawe? Aravuga ati, ni inkoni. Mu by'ukuri ntabwo abantu benshi bagarukira ku nkoni gusa Mose yari afite wa munsi, ariko ntabwo ari inkoni gusa Imana yarebye, ahubwo Imana kujya gushaka Mose no kumuhitamo no kumubaza icyo afite muri uwo mwanya, ntabwo byaturutse ku nkoni gusa, ahubwo byaturutse no kwishyaka Mose yagize ku giti cye, atabitewe n'undi muntu ubimusabye, atabitewe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo kurengera bene wabo, bigatuma yigomwa ubuzima bwiza yari afite mu rugo rwa Farawo, akaruvamo, agahaguruka, akagenda, nubwo yari afite byose, ariko ngo ahitamo, biravuga mu gitabo cy'Abaheburayo, ngo ahitamo kujya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, aho kugira ngo amare igihe kinini aguwe neza, afite ibyo kurya byose ashaka, yari umusore ukiri mutoya, ushobora kubaho neza, ushobora kubona uburyo bwo gutembera bimworoheye, ashobora kujya mu weekend akajya kuri za Nili aho abandi batembereraga, yari afite ubushobozi bwose. Ariko ngo aravuga ati, ibi ngibi byose nta kintu bimaze mu gihe bene wacu b'Abaheburayo barimo barengana. Icyo rero nubwo yagikoze azi ko ari wenyine, ariko cyakoze ku mutima w'Imana,
gituma Imana ivuga iti igihe kirageze ubwo habonetse umuntu ugirira ishyaka akababara akigomwa biriya bintu byose yari afite kubera abantu banjye. Nta muntu n'umwe wabimusabye, gusa yabonye akarengane bari bafite, abona ukuntu bajya mu nkiko nako barengana ntibajye mu nkiko, abona ukuntu babyara bigoranye, abona imiruho barimo, ariko yibuka ko ari bene wabo. Imana ikeneye gukoresha, ikeneye ba Mose muri iki gihe, ikeneye abantu bafite uwo mutima wo kureba akarengane abandi bantu bafite, ikeneye abantu bafite uwo mutima wo kureba abari mu byaha uko barengana, abari mu ngorane abantu bafite uwo mutima wo gukunda abantu. Icyo ni cyo Imana yahereyeho, ntabwo ari inkoni gusa nk'uko abantu bamwe bajya batekereza, ariko Imana yabanje kureba umutima wa Mose. Niyo mpamvu umutwe w'amagambo uvuga ngo icyo ufite nicyo Imana igiye guheraho igukiza. Indi nkuru ya kabiri tuyisanga ahangaha mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4, naho ni ku murongo wa 2. Aravuga ngo ibice 4 ku murongo wa 2 ngo Elisa ati none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'utuvuta. Iyi ni inkuru y'umugore w'umupfakazi, ngira ngo ni inkuru abasomyi ba Bibiliya bazi neza. Uyu mugore yasanze Elisa mu gihe cye, aramubwira ati ntabara, ngize ibibazo birankomeranye. Elisa aramubaza ati bigenze gute? Aramubwira ati umugabo wanjye uzi ko yari umuhanuzi nkawe, hanyuma aza gupfa, none ikibazo kirankomeranye kuko hari umuntu unyishyuza ideni kandi ntaryo mfite, arimo arashaka gutwara abana banjye kugira ngo bazabe imbata ze igihe runaka. Kandi ikigaragara uwo mudamu nta kintu yari afite gishobora gutuma yishyura iryo deni. Kandi usomye aya magambo ku gice cya 4, aho uko inkuru itangira ntibigaragaza ko iri deni rishobora kuba ryarafashwe n'uyu mugore, rishobora kuba ryarafashwe ndetse n'umugabo mu gihe yari akiriho ataranapfa. Ariko kuko yari umukozi w'Imana, kuko yari umuhanuzi, kuko yakoreraga Imana, igihe kigeze arapfa kuko nk'uko abandi bantu bose bapfa, ariko ideni rirasigara. Rimaze gusigara, nicyo cyatumye uyu mudamu ajya kubwira Elisa, kuko yari umuhanuzi mugenzi we, amubwira ati nyamuneka ndwanaho, mwene wanyu yarapfuye, yari umukozi w'Imana nkawe. Bituma Elisa nawe atekereza, aravuga ati ngufashe iki? Uragira ngo bigende gute? Aramubaza ati se ufite iki? Ntabwo kuba yari umukozi w'Imana umugabo we byari bihagije muri uwo mwanya gusa, ariko hari hakenewe n'ikindi kintu Imana iheraho muri uwo mwanya, iheraho kugira ngo ikore igitangaza, imuvane muri uwo mwenda. Bituma uwo mupfakazi avuga ati nta kintu mfite rwose, ariko mfite agafu mu rugo gusa gake cyane, niko nsigaranye gusa n'utuvuta. Nuko ngo bituma uwo mupfakazi ngo Elisa aramubwira ati noneho genda utire ibintu byinshi cyane, usomye iyo nkuru ukamanuka, numara kubitira ugende ushake mu baturanyi bawe ba hafi n'abakure, usukemo ya mavuta, noneho ngo nibyuzura ugende ugurishe wishyure umwenda wawe. Aramubwira ati noneho azasigara azagutungane n'abana bawe. Icyo nshaka kuvuga aha ni ibintu bibiri, nk'uko nabibonye kuri Mose, twabibonye kuri Mose, niko byanagenze kuri uyu mugore w'umupfakazi wari usanze Elisa. Ikintu cya mbere ni icyari kiri ku mutima, nicyo bakoze, ni ishyaka bagize ry'umurimo w'Imana, ryo kurenganura abantu, ryo gukorera Imana. Ni ukwizera bagaragaje igihe bakoreraga Imana, igihe bagize ishyaka ryo kurengera, ryo gukiza abandi bantu. Ikindi cya kabiri nicyo bari bafite mu ntoki. Ubu rero muri iyi minsi y'imperuka, abantu batekereza ko icyo bafite mu ntoki gihagije gusa, ariko Imana ikeneye n'ikiri ku mutima wawe. Imana ikeneye kwizera kuri muri wowe
kugira ngo igukoreshe, ariko ihereye no kubifatika ufite mu ntoki zawe. Haleluya. Nibutse inkuru ahandi, turimo turangiza ntabwo tuza gutinda. Nibutse inkuru iyo umunsi umwe ubwo abigishwa ba Yesu bamusangaga, ngo baramubwiye bati abantu tumaranye iminsi, none igihe cyo gutaha kirageze, ariko baranashonje bashobora kugwa mu nzira, tubamarira iki? Yesu yari Imana, yari afite ubushobozi bwo gutegeka ahereye ku busa, agategeka ku busa ibyo kurya bikaboneka. Ariko yarababaje ati, mbese mbere yo kuza kumbaza, uko kwizera mugize mu mutima wo kuza kumbaza, yarabibonye yuko bagize kwizera kuza gutuma bamusunika baza kumubaza icyo, kuko bari basanzwe bamuzi ko hari icyo ashobora gukora muri uwo mwanya. Noneho arababwira ati, noneho nubwo mwizera ko hari icyo nakora, nubwo mwizera ko uyu mwanya ari cyo dushobora kumarira aba bantu, arababaza ati, ariko se mwebwe icyo mufite ni igiki? Baramubwira bati hari udufi duke cyane. Arababwira ati, muyazane. Ayo mafi barayazana, ngo arayasengera, abantu bararya, abantu barahaga, ndetse ibisigaye ngo byabaye byinshi cyane. Ubu rero ndagira ngo mwene data, muvandimwe, wowe wumvishe ubu butumwa, Imana irashaka kugukiza akaga kari imbere yawe. Imana ishaka kugukiza ingorane ufite mu muryango wawe, n'iz'urushako, n'iz'abana bawe, n'imanza se wenda ufite mu nkiko, ni ibikomeye byose biri imbere yawe, ni intambara se zikugarije z'uburyo bw'umwuka cyangwa se intambara z'umubiri, nazo zirahari, ni nyinshi cyane, turazumva aho ngaho mu karere, intambara ni nyinshi cyane. Ariko icyo ushaka ko Imana igukorera kirahari kandi uragifite. Ariko Imana muri aka kanya irakubaza ngo, mbese ni icyo ufite mu ntoki zawe? Ese mu mutima wawe ho harimo iki? Abantu b'iki gihe cy'imperuka bashaka ko Imana ibakorera ibitangaza gusa, ariko mu mitima yabo hatarimo kuyubaha, hatarimo kuyizera, hatarimo kuyishaka, hatarimo inyota yo kuyumva, bayishaka, bayikunda, bayizera. Bagashaka gusa ngo Imana igire ikibakorera gusa. Ariko Imana irakubaza mu mutima wawe mbere na mbere, nimba ushaka igitangaza cy'Imana, nimba ushaka kubona akazi, nimba ushaka kurangiza ishuri se, nimba ushaka se gushaka kubaka urugo, nimba ushaka se urubyaro, nimba se ushaka icyo ukeneye cyose, nimba se ari ugutinya ibibazo ufite imbere yawe, ibyo twavuze biriya byose, ese mu mutima wawe harimo kwizera koko kw'Imana ibasha gukora ibitangaza? Cyangwa mu mutima wawe harimo kwizera abantu gusa ko bashobora kucyo bakora gusa, ariko mu mutima wawe harimo kwizera gushobora gutuma Imana ikora igitangaza? Ndagira ngo mbabwire turangiza, ntabwo Imana ikora ibitangaza ku busa. Imana ikora igitangaza igihe cyose ishingiye ku kwizera kukurimo, kandi ibona yuko nimara gukora igitangaza uzagenda ukajya kuyibwira n'abandi. Nibuka abantu benshi Yesu yagiye akiza, yari nawe yagiye abuza kumukurikira, akababwira ati, oya, nimusubireyo mujye mu miryango yanyu, mujye kuvuga iby'Imana yabakoreye. Imana ibahe umugisha bene data. Turarangije, hanyuma tugiye no gusengera ibyifuzo bitandukanye bitwavuze muri iyi nyigisho. Bishobora kuba ari uburwayi ubwo ari bwo bwose, nta kintu Imana kinanira Imana. Iyo tugeze ku Mana, nta kintu na kimwe dusiga tuvuga ngo iki kirakomeye, nta kintu na kimwe kiduhahamura ngo iki nticyakunda. Indwara iyo yaba ariyo yose, yaba ari HIV, yaba ari kansa, indwara iyo ariyo yose, yaba ari umutima, indwara izo arizo zose, igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana ibasha gukiza indwara biterwa no kwizera kuri mu mutima wawe, kandi n'icyo ufite mu kuboko kwawe. Imana ni inyembaraga. Ijambo rya kabiri, ushobora kuba ufite imanza mu nkiko, ushobora kuba ufite ibibazo mu muryango wawe, ushobora kuba ufite ingorane runaka se ntashobora kuvuga muri uyu mwanya, ariko wizere ko iyi Mana tuvuga, iyi Mana yakoze ibitangaza muri iki gihe, yabikoreye bariya, nawe uyu munsi irahari ku bwawe,
kugira ngo ibigukorere. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, uyu ni umwanya tumaze kumvamo ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubushobozi, ijambo ryawe rifite ubutware. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turasengera abantu bose bumvishije ubu butumwa muri uyu mwanya, kugira ngo ukuboko kwawe kumanukire ku buzima bwabo kandi ubabere igisubizo. Turasengera abarwayi bafite uburwayi mu mibiri yabo, turasengera abafite ibibazo bibagoye badafite igisubizo, turasengera abantu bose abari mu kaga, abari mu ntambara, abihebye, abantu bose turabasengera, ababuze urubyaro turabasengera muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo ukuboko kwawe Mana gukize, ukuboko kwawe kubeshaho, ukuboko kwawe ureme impyiko nshya mu mibiri y'abantu, ureme imitima mishya mu mibiri y'abantu, ureme amaraso mashya mu mibiri y'abantu, abarwayi za kanseri, abarwayi izo mu maraso, izo mu mitsi, ahantu hose turabasengera, izo mu mutwe, izo mu bwonko, turasengera aba baganga babwiye yuko bagomba kuryama bagategereza, bakabaha iminsi, bamwe bakabaha amezi, hari n'abatangiye kubara iminsi. Mana, turabasengeye abo bose ngo ukuboko kw'Imana gukomeye gukore ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abaryamye mu buriri, abihebye, abadafite n'ibyiringiro, yewe udafite ibyiringiro, yewe wihebye, yewe wiganyira, yewe ubona ko ibyawe byarangiye, izera Imana nyir'ijuru, izera Imana ifite ubushobozi, izera Imana ifite ubutware, izera Imana ifite imbaraga. Imana yiteguye gukora ibitangaza ku buzima bwawe, Imana yiteguye gutangaza ku mibereho yawe, Imana yiteguye gukora ibitangaza ku muryango wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni amashuri, ni akazi, ibyo byose ubona bidashoboka, izere ko Imana ifite ubushobozi kandi ibasha gukora ibitangaza. Urakoze ko kubyumvishije, kandi urakoze ko ukoze ku muntu wese, n'uwo tutavuze uburwayi bwe ariko ubasha kumugeraho wowe, n'uwo tudashobora kubona wowe ugera hose, ukuboko ijisho ryawe ngo rigera hose mu isi yose kandi ku bantu bose. Urakoze ko kubyumvishije mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, turabashimiye. Imana ibaho umugisha aho muherereye hose. Ahasigaye niwumva Imana hari ikivuganye nawe, ukore subscribe kuri channel yacu, ni nshyashya, ukore cyangwa se sabone, ukore share kugira ngo ubutumwa bukwirakwire ku bantu bose. Kandi no mu yindi minsi iri imbere nidukora ibiganiro dufite ubutumwa Imana yaduhaye, ujye ubasha kuba mu ba mbere bashobora kubona ubwo. Imana ibaho umugisha. Turarangije. Ahasigaye mukwirakwize kandi mushyigikire umurimo w'Imana, mushyigikire ubutumwa, mushyigikire uyu murimo kugira ngo namwe muzabure ingororano. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.